Welcome to YAMUHE Tv. This is our daily job advertisement on the Differa website. Let's start on 16 February 2016. Let's go. Make subscribe and let's continue together every day. Tubahaye ikaze kubakurikira YAMUHE TV. Ubu akari uburyo bwo kubagezaho akazi kaba kashyizweho buri munsi. Tureba akazi kabaye posted mu bigo bigiye bitandukanye mu Rwanda, East Africa ndetse no kwisi yose. Akaba ariyo mpamvu duhereye hano ku itariki 16 Gashyantare 2026 turebera hamwe imyanya yashyizwe ku isoko ku mbuga zigiye zitandukanye, tugenda tubahana reference ndetse n'ibisabwa kuri uwo mwanya. Ikindi kandi tugaragaza umushahara kuri uwo mwanya ku muntu uzawutsindira amafaranga azajya ahembwa. Tubahaye ikaze rero, niba ari bwo bwa mbere udusanze no kuri YAMUHE TV, kora subscribe ndetse usangize n'abandi. Video ni buri munsi mu masaha y'umugoroba. Reka turebe rero akazi ka mbere cyangwa se umwanya wa mbere, imyanya 5 iri mu kigo cya Development Bank of Rwanda ariyo bita BRD. Harimo imyanya kabakaba 5. Hari umwanya wa Senior Specialist Legal Counsel, Collateral Manager. Ibisabwa rero kuri uyu mwanya, no kuba ufite bachelor degree in law cyangwa ufite masters degree in bachelor degree cyangwa se masters ni yindi nyungu, cyangwa se nibwo uhabwa amahirwe cyane, cyangwa se ufite postgraduate diploma in legal practice ndetse na experience y'imyaka 5 mu bijyanye na transaction law practice. Wemere kwaparenga kuri uyu mwanya rero wa senior specialist legal counsel. Umwanya wa kabiri ni senior specialist legal counsel, kazaba ashinzwe icyo bita legal transaction. Ibisabwa rero kuri uyu mwanya no kuba afite bachelor degree in law cyangwa master degree, nayo azaba ari ikiyongeraho, ndetse afite na experience y'imyaka 5. Hasi muri kugenda mubibona hasi mu mategeko. Hanyuma umwanya ujyanye na legal counsel cyangwa ujyanye na transaction no kuba ufite bachelor degree byibuze bachelor degree mu mategeko, ndetse ufite na masters degree mu mategeko, cyangwa se ufite ELD diploma, bishobora kuba ari advantage, ndetse na experience y'imyaka 3. Hanyuma ku mwanya wa 4 haraza umwanya wa legal counsel corporate governance regulatory affairs. Kugira ngo aprenge kuri mwanya bigusaba kuba ufite bachelor degree in law ndetse na experience y'imyaka 3 mu bijyanye na position zifitanye isano n'iriya. Umwanya wa 4 haza umwanya wa environmental specialist cyangwa se social specialist. Ahangaha bisaba kuba ufite masters cyangwa se bachelor mu bijyanye na environmental or social sciences cyangwa se environment engineering, natural resource management cyangwa se ibindi byaba bifitanye isano nabyo. Hano nta experience, hanyuma bikagusaba na experience y'imyaka 5 bafite bachelor ndetse na experience y'imyaka 3 bafite masters. Hakaza umwanya wa nyuma wa 5, umwanya wa IT system engineer. Hano bisaba kuba ufite bachelor degree in ICT, computer science, information system engineering cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo, ndetse ufite na experience y'imyaka 3 mu bijyanye na system administration, IT system administration, application support cyangwa se IT operation. Ku bantu bashobora kuba bafite experience bishobora kongera amahirwe kugira ngo bashe kuba wafatwa. Murabona rero ko burambe buri hagati y'imyaka 3 n'5. Hanyuma rero umushahara twagerageje ku generalizinga kuri imyanya yose. Imyanya yose umushahara ni hagati y'ibihumbi 800 ndetse na miliyoni 2 ku kwezi. Iyo tuvuga umushahara no kuvuga ngo ni gross salary batarakatamo imisoro, niyo mafaranga hano uhembwa. Umwanya wa uhemba makeya hano ni 800, hanyuma uhemba menshi miliyoni 2. Hano tubishyize mu kwezi ni hagati y'amadolari 615 ndetse n'amadolari 1540 ku kwezi. Hanyuma entry cyangwa kwinjira n'ibijyanye na senior. Hanyuma deadline yo kurangiza gukora application ku itariki 22 Gashyantare 2026. Ushaka gukora application urasura BRD.rw open position, ubundi ugende ukore application. Twagiye, iyi ni YAMUHE TV. Reka turebe umwanya wa 2 washyizweho ku itariki 16 ni mu kigo cya Health Info System Program Rwanda. Hanyuma umwanya w'akazi hari n'uwo bita Senior Software Engineer. Hanyuma kugira ngo baparenge kuri uyu mwanya no kuba ufite bachelor cyangwa se masters muri computer science, software engineering cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo, ndetse ufite n'uburambe bw'imyaka 5 mu gukora ibijyanye na software.
cyangwa se ufite uburambe mu bijyanye n'inzego z'ubuzima health system, nabyo bibashobora kuba ari akarusho. Hanyuma rero umushahara kuri senior software engineer ni hagati ya $1,500,000 na $3,000,000. Mbibutsa aya ngaya kari mbumbe, amafaranga mbumbe, ntago ari net salary. Tubashyize mu madolari ni hagati y'amadolari 1,150 n'amadolari 2,300 ku kwezi. Hanyuma ugomba kuba ufite experience y'imyaka ingahe? 5, nibyo byita senior cyangwa se kuba ufite uburambe. Deadline yo iri ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 3 2026. Hanyuma wasura job in Rwanda ukahita ubona rino tangazo byihuse. Umwanya wa gatatu washyizwe ku isoko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2 ni ikigo ni Hope International. Hanyuma umwanya w'akazi ni Administration and Financial Officer. Hanyuma abasabwa kuri uyu mwanya no kuba ufite impamyabumenyi mu bijyanye na finance, accounting cyangwa business administration, ndetse ufite na experience y'imyaka 3 kugeza ku 5 mu bijyanye no gucunga imari ndetse n'umutungo cyangwa se inguzanyo. Ufite kumenya ya software ariyo bita QuickBooks, Sage cyangwa se indi software y'ibaruramari, ubushobozi bwo kwandika raporo no gucunga budget neza. Hanyuma rero kubuzi kuvuga neza icyongereza n'ikinyarwanda ni akarusho kugira ngo ubashe kuzatsindira no mwanya wa Administration and Financial Officer. Hanyuma umushahara ni $600,000 na miliyoni, hagati $600,000 na miliyoni ku kwezi. Mbibutse kandi amafaranga mbumbe twashyira mu madolari ni hagati y'amadolari 460 ndetse 770 ku kwezi. Hanyuma rero kare y'umurimo cyangwa se type y'umurimo ni mid care, ni hagati y'imyaka 3 n'5. Deadline kugira ngo uzabe wananje kwa applyinga ni ku itariki 24 Gashyantare 2026. Kandi kujya wa applying umenye n'amakuru yose yujuje wasura job in Rwanda. Kadukomeze ku mwanya wa 4, ikigo ni YAF Development Lab. Imyanya y'akazi yashyizwe ku isoko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2 ni Communication and Design Leads. Ibisabwa kuri uyu mwanya ni kuba ufite impamyabushobozi muri graphic design, communication, marketing cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo. Ufite experience y'imyaka 3 kugeza kuri 5 umurimo yo gushushanya no guhanahana amakuru. Bumenyi mu gukoresha Adobe Suite, InDesign, Illustrator na Photoshop. Portfolio igaragaza akamaro n'ibikorwa byawe cyangwa se igaragaza experience y'ibintu wakoze kera ukabitanga. Hanyuma n'uburambe mu bijyanye na social media management mu gukora content. Hanyuma umushahara bazaye baguhemba ni hagati $700,000 na $1,200,000 bitewe na experience ufite. Babishyira mu madolari ni hagati y'amadolari 540 n'amadolari 920 kwezi. Hanyuma type y'umurimo yo ni mid care, hagati na experience y'imyaka 3 n'imyaka 5. Hanyuma deadline no kwa applyinga ni ku itariki ya 16 Werurwe 2026. Kugira ngo umenye amakuru yose sura job in Rwanda ubundi baguha amanota amakuru arambuye. Nibutse ikari YAMUHE TV, icyo tugusaba no gukora subscribe. Aka nakazi ka buri munsi mu masaha y'umugoroba tuzatubageza akazi kashyizweho ku munsi ubanzirizwa turi gushyiraho video. Hari ikigo ni Elion Government, ku mwanya ni Marketing Agency, niwo mwanya bashyizwe ku isoko. Hanyuma A level ni impamyabushobozi mu bijyanye na marketing, sales cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo. Experience y'umwaka umwe kugeza kuri 3. Hanyuma ufite ubushobozi bwo kuvugana neza n'abantu ku nkunga n'itumanaho byose, guhanahana amakuru mu Kinyarwanda, Icyongereza cyangwa Igiswahili. Hanyuma umushahara ni $300,000 kugeza ku $550 cyangwa se twabishye mu madolari hagati y'amadolari 130 n'amadolari 120 ku kwezi, ariko bashobora kongera commission bitewe n'ahantu wagiye ugera hatandukanye. Hanyuma type y'akazi ni mid care, hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5. Deadline ni tariki 2 z'ukwezi kwa 3 2026. Sura job in Rwanda urahita ubona iposte neza. Ku mwanya wa 6 ikigo ni Avipro Rwanda Limited. Umwanya w'akazi ni Production Team Leader. Hanyuma ibisabwa kuri uyu mwanya ni Production Leader cyangwa se ufite Bachelor Degree in Food Science, Agriculture, Engineering cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo. Hanyuma ku mwanya wa Executive Assistant ukuvuga ngo ni imyanya ibiri, hari Production Team Leader. Production Team Leader bisaba Bachelor muri Food Science, Agriculture, Engineering cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo. Hanyuma muri Executive Assistant bisaba impamyabumenyi muri Office Management cyangwa Secretary. Experience ni hagati y'imyaka 1 n'imyaka 5 mu kazi gasa na kariya. Hanyuma rero umushahara ni hagati $350 n'Ibihumbi 750.
twabishya mu madolari ukabibona kuriya. Hanyuma entry ni senior. Deadline ni ku itariki 27 Gashyantare 2026. Sura job in Rwanda, uyu mwanya urawusanga. Ku mwanya wa karindwi ikigo ni Ambasaiko Limited. Umwanya cyashyizwe ku isoko ni First Responded Nurse Ambasaiko. Impamyabumenyi muri nursing A1 cyangwa se A0 mu bijyanye na nursing, ufite uburambe bw'umwaka umwe kugeza ku myaka 3 uburambe mu bijyanye no kuvura, uruhushya rwo gutwara cyangwa se icyo bita motorcycle license, ni uruhushya rwo gutwara moto. Hanyuma ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo vuba. Umushahara ni hagati y'400 y'700 ku kwezi. Hanyuma rero deadline ni ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Sura job in Rwanda kugira ngo ubashe kumenya uko urahita ukora application. Ku mwanya wa 8 hari Bridge to Prosperity. Iki ni ikigo. Hanyuma umwanya bashyize ku isoko ni Field Engineer cyangwa se Field Staff. Ibisabwa kuri uyu mwanya ni kuba ufite bachelor muri civil engineering, construction, architecture cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo. Hanyuma ufite experience y'umwaka umwe kugeza kuri 3 mu bijyanye n'umurimo cyangwa se mu bijyanye na engineering. Ufite ubushobozi bwo gukora mu mashyamba n'umutungo kamere. Hanyuma umushahara ni hagati y'400 n'750 ku kwezi. Deadline yo kurangiza gukora application ni ku itariki 28 Gashyantare 2026. Umwanya wa 9 ikigo ni Mondial Initiative. Umwanya w'akazi bashyize ku isoko ni Program Officer. Hanyuma kujya wapranga kuri uyu mwanya no kufite impamyabumenyi muri Project Management, Social Sciences, Development Studies, na experience imyaka 3 kugeza kuri 5 mu gucunga imishinga y'ibigo cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta. Ubushobozi bwo kwandika raporo mu gushishikariza dono amakuru, kumenya gukoresha monitoring and evaluation. Hanyuma kuba ufite ubushobozi bwo kuvuga mu Cyongereza. Umushahara ni hagati y'600 n'900. Hanyuma deadline ni ku itariki 23 Gashyantare 2026. Tubibutse ko yari YAMUHE TV, kora subscribe, aka ni akazi ka buri munsi. Ku mwanya wa 10 ikigo ni Kreza Group Limited. Umwanya w'akazi washyizwe ku isoko itariki ya 16 ni Head of Operation and Finance. Kujya mu applying no kuba ufite bachelor cyangwa se masters mu bijyanye na finance, business administration cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo. Kuba ufite experience y'imyaka 5 mu bijyanye no kuyobora imirimo y'imari na operation. Hanyuma umushahara ni hagati ya 1,200,000 na 2,500,000 ndetse na experience y'imyaka 5 kuzamura. Deadline ni ku itariki 20 Gashyantare 2026. Niba wareze ibingibi nyarukira kuri Job in Rwanda ubasha gukora application. Ku mwanya wa 11 haza ikigo cya Faru Foundation Rwanda. Umwanya washyize ku isoko ni Program Officer cyangwa se Development. Kuba ufite bachelor cyangwa masters muri Development Studies, Economics, Social Sciences cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo. Experience y'imyaka 3 kugeza kuri 5 mu gukora imishinga y'iterambere. Hanyuma kumenya sector y'ubuhinzi, uburezi cyangwa se ubuzima. Kuba ufite ubushobozi bwo kuvuga Icyongereza mu guhanahana amakuru n'abafatanyabikorwa. Umushahara ni hagati y'700,000 na 1,100,000. Hanyuma deadline yo gukora application ku itariki 20 Gashyantare 2026. Umwanya wa 12 haraza ikigo cya East Africa Community. Ni umuryango mpuzamahanga. Hanyuma hashyizeho imyanya igiye itandukanye y'inzego nyinshi zigiye zitandukanye. Abaturage ba East Africa bashobora gusaba akazi bakibonera akazi hano. Icyo bisaba no kubura umuturage wa East Africa. Bishatse kuvuga yuko ushobora kubura umuturage wo mu Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania ufite impamyabushobozi yo hejuru masters cyangwa PhD hashingiye ku mwanya. Imyanya 5 kugeza ku 10 mu kazi gasa n'urwego rw'intara cyangwa mpuzamahanga. Kumenya indimi Icyongereza, ibisabwa Igifaransa ni advantage cyangwa se kumenya ururimi rw'Igifaransa no kumenya no kugira ubushobozi muri diplomasi n'amategeko mpuzamahanga. Hanyuma umushahara fatizo ni hagati ya 1,800,000 na 1,500,000. Deadline wareba urubuga rwa East Africa barita baguha deadline. No kuvuga ngo urasura eas.int jobs. Aya makuru yose urahita uyasanga kuko yabaye posted ku itariki ya 16 Gashyantare 2026. Umwanya wa 3 haraza ikigo cya One Uncle Fund kigikorera i Kigali muri Rubengera cyangwa se no muri East Africa. Umwanya ni Program Field Operation, bakeneyeho abantu 4. Hanyuma kujya wapranga kuri uyu mwanya ufite bachelor degree in agriculture, rural development, business cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo. Experience y'imyaka 3 kugeza kuri 5 mu bijyanye n'ubuhinzi. Hanyuma kuba ufite uruhushya rwo gutwara moto. Hanyuma umushahara ni hagati y'700,000 na 2,000,000. Deadline
iri hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane 2026. Wasura website yabo ya oneuncofund.org ubundi ukabona amakuru arambuye. Umwanya wa 14 haraza ikigo cya Kirimo Trust. Kirimo Trust bakeneyeho umwanya kuri Agriculture Development Specialist kugira ngo apply kuri umwanya ufite Masters in Agriculture, Agribusiness, Rural Development cyangwa ibintu bifitanye isano nabyo. Hagati ukaba ufite experience hagati y'imyaka 3 kugeza kuri 5 mu bijyanye n'ubuhinzi. Hanyuma rero ibindi umushahara ni hagati y'600 na miliyoni 1. Deadline ni ku itariki 20 Gashyantare 2026. Ku mwanya wa 15 haraza GS Rwanda iyikorera i Kigali. Umwanya ni Technical Consultants. Kugira ngo apply bisaba kuba ufite Master cyangwa PhD mu bisabwa hashingiye kuri project mu buzima cyangwa se ubuhinzi. Umushahara ni hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 500. Hanyuma deadline ni ku itariki 24 Gashyantare 2026. Ushaka amakuru arambuye wasura gs.bar.worldwide Rwanda. Umwanya wa 6 ni ikigo ni Operation Smile. Operation Smile umwanya uri ku isoko ni Manager Global Program gikora muri Sub-Sahara. Hanyuma ibisabwa no kuba ufite Bachelor cyangwa Master mu Public Health, International Development Medicine cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo ndetse na experience y'imyaka 5. Umushahara ni hagati ya miliyoni 2 n'igice na miliyoni 4. Deadline mu kwezi kwa gatatu 2026. Wasura operationsmile.org ugashaka amakuru yose arambuye. Umwanya wa 7 ikigo ni Rising Academy. Umwanya ni Education Program Officer. Bakeneye kugira ngo applying kuba ufite Bachelor cyangwa se Masters muri Education, Pedagogy, Curriculum Development cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo, experience y'imyaka 3 kugeza kuri 5 mu bijyanye n'uburezi, burambe mu gukora muri Education Tech Platform. Hanyuma umushahara ni hagati y'800 na miliyoni 1,500. Deadline ni mu kwezi kwa gatatu 2026. Wasura Rising Academy welcome jobs ukareba amakuru arambuye. Umwanya wa 18 ikigo ni Silicon. Umwanya w'akazi ni Software Development Internship. Icyo ibisabwa umunyeshuri uri mu mwaka wa nyuma Computer Science Software Engineering, ubumenyi mu bijyanye na Python, JavaScript, Java cyangwa izindi ndimi z'ubuhanga, ubushobozi mu gukora imishinga software, GitHub Portfolio Advantage, cyangwa kuba urangije kaminuza cyangwa se urangiye ufite umurambe bw'umwaka umwe urangije kaminuza. Umushahara ni hagati y'amafaranga 100,000 n'ibihumbi 300 buri kwezi. Deadline yo kwa applyinga ni ku itariki 27 Gashyantare 2026. Kadukomeze ku mwanya wa 19 ni Wikimedia Platform. Umwanya ni Staff Database Administration. Ibisabwa ni Masters cyangwa se Bachelor muri Computer Science, System Engineering cyangwa se bifitanye isano. Experience y'imyaka 7 mu bijyanye na Microsoft, Postgres, MariaDB cyangwa se Sierra Development. Ubumenyi muri Linux System Administration ku rugero rwo hejuru, uburambe muri Kubernetes, Docker, Terraform, Prosper na Grafana. Ubushobozi bwo gukora kuri y'itsinda mpuzamahanga ururimi rw'icyongereza nirwo rusabwa. Uyu ni umwanya rero uri global niyo mpamvu hano umushahara mubona mwashyize hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 9 ku kwezi. Deadline mu kwezi kwa gatatu. Ushaka umwanya cyangwa se ubujuje ibingibi wasura wikimediafoundation.org ubundi ugakora application mu buryo bwihuse. Hanyuma rero inama z'ingenzi mu kusaba aka kazi, mbere na mbere ikintu ugomba kumenya no gutegura CV yawe neza, motivation letter bihuye n'umwanya usaba. Ntukore copy and paste y'ibyo abandi bagiye bakora, aho gutegura ibyawe kubera yuko experience yawe niyo izashimirwa kugira ngo bashe kuba wakwemerwa. Ibindi reba igihe uwo mwanya wagiye ushyirirwaho kugira ngo ucungane na deadline. Iyi myanya twabashyiriyeho yabaye posted ku itariki 16 z'ukwezi kwa 2026 izarangira hagati ya itariki 20 n'itariki 28 Gashyantare 2026. Bisaba rero ngo ucunge amatariki neza urebe niba ahura. Andika application neza, kora application yawe muri rw'icyongereza cyangwa igifaransa hashingiye kuri society ugiye kwa applyingamo. Kora LinkedIn profile yuzuye kugira ngo ubone amakuru mashya y'akazi. Kuko iyo wakoze profile muri LinkedIn uba washyizemo ibyo wize byose, iyo hagiye hakazi mpuzamahanga cyangwa se ku ma website bahita baguha notification ikumenyesha neza yuko hari akazi kakugenewe kagiyeho. Hanyuma rero niba ushaka reference y'aka kazi twabagejejeho wasura job in Rwanda, relief web /int, East Africa /int, oneuncofund.org, remote for Africa.
hanyuma rero icyo nabashishikariza ni gukora subscribe no gukurikira YAMUHE TV buri munsi ku kazi tuzadupostingamo. Ni akazi kazaba kapostinzwe ku munsi wabanjirije uwo turi gushyiraho video, kugira ngo uwacikanwe cyangwa se wabuze umwanya wo gukora application abashe kubyaza amahirwe kuri YAMUHE TV. Stay in touch for the next video.